Dog yigeze kunyohereza voice iminota 48 bro. wari umukoze ikize Bulldog hari ukuntu kera twajyaga tuvuga inkuru tudahagazeho. Noneho sinzi ukuntu cya Dekati cyanshutse mvuga inkuru ntahagazeho. byari nka byo ariko noneho ari nko gukekeranya nyine ntayihagazeho. ndavuga ngo cya Bulldog nacyo cyagiye kugira gute guhagarara ku murenge bagikubita pate jaune. Gombe umuhungu w'umutafugenge yari amaze iminsi yifitiye ibiceri. Noneho mvuga igipeti kirambeshya ngo kimubonye ku murenge saa 4:05 n'amasegonda 8 bro. Igipeti kirambeshya ngo kimubonye ngo ku murenge nawe arimo arafata pate jaune ngo n'amavuta ya usa. Bulldog yaramubwiye ati Jay Twiza yatangiye avuga ngo Jay nyoko. Noneho nari kibuka uburyo ngatanga ku bandi nari naguma ibyo bakampaye. Ariko ni umusaza ni umuhanga umusaza. Umusaza arakutwika akagutwika audio nyine iyo ari 48 kandi irimo umujinya mwinshi cyane. Noneho ngewe byaranancitse sha. Urumva ari umuntu bita Jihad, icyo gihe Jihad ari inshuti yanjye ntaranamenya ngo Jihad ni igiki. Jihad abarambeshye ngo Bulldog ngajya gufata ibigori ngo kumure. Jihad urimo uramubeshyera. Urumva bro, Bulldog yanyohereje voice iminota 48 n'amasegonda 16. Neza Jihad bimureba wike aza kubikubwira kubera. No urumva Jihad ni umwe mu bantu muri covid bajya gufata ikigori. Amusangayo. Arambeshya ngo amubonye usha. Nanjye ndacikwa ndabivuga kumbi bambeshye. Kumbe baguteza umutego. Umva ko njye mvuga byinshi. Bulldog yankubise voice iyo minota ndiherera ndarira bro. Kandi none nta hamwe yigeze aberereka wenda ngavuge ngo arimo arakoresha ijambo ngo mama wawe. Yakoreshaga ijambo cya nyoko. Uruko nta hari yakoresha ijambo ngo mama nyoko gitaga yankubise